ni ukuvuga ngo njyewe nagiye kubona mbona imodoka irahiye yaturutse nk'ariya gatera kwa kundi nyine bajya kwa gisera ngo bashyiremo vitesi ngo nyine ngo bagendere mu bicu nagiye kubona mbona imodoka irazamutse mu birere kwa kundi yaragize ko kariya kadodani akizamuka kikareka ageze hari imbere nanjye nabikurikiranaga gusa nanjye yabonaga ko atari shyashya igeze hariya mbona imodoka iri gucumba umwotsi mu gihe imodoka iri gucumba umwotsi tuvuze induru uti shoferi yanga kubyumva ni mu gihe iyi modoka yahise itangira gucumba umwotsi shoferi turamuhagarika yanga guhagarara gusa we ntiyabibonaga yari umuvuduko na puresha ashaka kugera mu mujyi wa Kigali ariko ntabwo azi yuko imodoka yarimo ifatwa n'inkongi y'umuriro ni mu gihe rero byagenze gutyo shoferi yaga guhagarara ageze imbere nawe abona umwotsi uracombye ni uko nguko ahita agasohoka mu modoka yirukanka iyi modoka nayo itangira gufatwa n'umuriro gutyo ubutandi basubiyeyo urugi rwanga gufunguka nibwo yacyaga gutyo nyine mubona bino bibara bimuri ku masura nyine nibwo ntabwo nawe wamenya ibyabaye wajyana n'umudayimoni wateye ino modoka ese ubwo wowe gushya ku imodoka we ntabwo ubyumva wajyana n'umudayimoni ngi ntangaha abadayimoni iyi modoka wasanga yafashwe n'abadayimoni ikayitisha nta kuntu ikintu cyakwitora kigashya cyangwa abadayimoni bakaba bafite abashoferi muri rusange ni gute se nimba nta mudayimoni yari afite yagiye guhagurutsa imodoka atayicekinze ubu ni uburangare bw'abashoferi ntibajye bumva cyangwa bahabwe ibibakwiriye aha njyewe nta makuru nari mfite nta makuru natanze nuko byagenze nuko nabibonaga murakoze cyane kidasamura muvi tubahaye ubuhamya nk'uko twabibonaga murakoze. Inkuru mbi ibabaje, inkuru y'agahinda, inkuru iteye ubwoba. Imodoka yafashwe n'inkongi y'umuriro. Iyi modoka ubwo yashyaga ipakiye karoti, iyi modoka yarimo yerekera mu mujyi wa Kigali ubwo yavaga Bugesera, no kuvuga ngo yari ishoye karoti mu mujyi wa Kigali. Ubwo iyi modoka yashyaga neza igashya igakongoka, ni mu gihe abashinzwe kuzimya umuriro, inkongi y'umuriro bahageze bakazimya ino modoka, ariko ntacyo baramiraga, basanze kabine yose yari imaze gushya. Niyo mpamvu ndi hano kugira ngo mbasobanurire iby'inkongi y'umuriro byagenze gute kugira ngo ino modoka ishye. Imodoka iri mu bwoko bwa Daihatsu yahiriye ku kiraro cya Nyabarongo, ndetse iki kiraro cya Nyabarongo ntabwo ari icya Nyabugogo, ni iki kiraro cy'Akagera gihuza Bugesera, ni iki kiraro cya Nyabugogo gihuza Bugesera kinahuza no mu karere ka Kicukiro. No kuvuga ngo no kumanuka hano ku Gahanga santere, ni hariya hepfo kwa kiriya kiraro cya Nyabarongo niho ino modoka yahiriye, iri mu bwoko bwa Daihatsu ubwo yari ipakiye karoti ishoye mu mujyi wa Kigali. Ntabwo hahise hamenyekana icyatewe ino nkongi y'umuriro, ariko ino modoka yahiye. Ni mu gihe imodoka cyangwa za kizimyamwoto cyangwa ni mu gihe abapolisi muri rusange, ni mu gihe abapolisi babwira abashoferi kugura kizimyamwoto, ariko kizimyamwoto nta kintu yafasha ko ino modoka yahiye. Buriya kizimyamwoto buriya ni nk'umuhango cyangwa ni nk'umugenzo, kuko kizimyamwoto ntabwo yazimya imodoka irimo irashya. Ni mu gihe abashinzwe kuzimya inkongi y'umuriro bahise bahagera bazimya ino modoka itarashya ngo ibe ubushenyi. Basanze kabine yari irangije gushya muri rusange. Yari icamake y'amakuru ugiye kuyabagezaho, nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi bazi ku izina rya Kidasamura Movie. Mukomeze gukurikirana gahunda za Kidasamura Movie, ariko nataragenda gatonya muntu utarakora subscribe kuno muyoboro wa YouTube channel wa Kidasamura Movie, nkubwiye ngo wongere ukore subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Yari icamake y'amakuru, reka turambure amakuru mu buryo burambuwe. Turi kumwe na mugenzi wacu Karine cyangwa Kariza, reka dusobanure mu buryo burambuye. Turi tariki 6 z'ukwezi kwa karindwi mwaka 2025 ubwo uyu muhanda uhuza Bugesera ukahuza na Kicukiro ndetse hazwe ngo kiraro cya Nyabarongo, ubwo imodoka yafatwaga n'inkongi y'umuriro. Abenshi mu baturage twababajije icyatumye ino nkongi y'umuriro, gusa nabo batubwiye ko babonye imodoka ihita ishya nta bintu byinshi, ndetse ubwo umushoferi yaparikaga avamo arirukanka. Ni mu gihe ino modoka nta muntu n'umwe wahiriyemo, gusa Tandiboyi yakomeretse. Murabizi ko abatandiboyi ibi ngibi ariko kazi kabo kureba cyangwa guconga imodoka muri rusange batwaye. Ni mu gihe iyi modoka yashyaga, abaturage batubwiye ngo bagiye kubona babona ifashwe n'inkongi y'umuriro. Ni mu gihe bahitaga bahamagaza ubutabazi, iyo modoka iza kuzimwa. Ni mu gihe abaturage bakomeje kuvuga ngo ubu ni uburangare bw'abashoferi. Ni gute watse imodoka ukagenda utabasha gucekinga ngo urebe niba imodoka nta kibazo ifite. Ni mu gihe twaganiriye na shoferi aratubwira ngo nawe nagazi icyateye ino modoka gushya, kubera yuko iyi modoka ajya kugenda mu gitondo
yacekinze ngo harimo amazi, anacekinga yuko nta kindi kitameze neza, gusa yasanze byose bimeze neza. Ni mu gihe Tandibo yakomerekeyemo yavuze ngo shoferi arabeshya, ntabwo bigeze bacekinga ino modoka kubera yuko ino modoka yafashwe n'inkongi y'umuriro kubera yuko yashyushye cyane, moteri yashyushye biviramo gushya. Iyo moteri yashyushye ubwo no kuvuga ngo moteri iba yabuze amazi yashijemo moteri igashyuha, ubundi igahita biviramo gushya muri rusange. Ni mu gihe abashoferi cyangwa polisi yavuze yuko mu gihe muzajya mujya guhagurutsa ibinyabiziga byanyu mujye mubanza mucekinge nimba imodoka yanyu ari nzima cyangwa nta kibazo imodoka zanyu zifite. Ndetse murakoze cyane kubana na Kidasamura Movie. Amakuru arambuye muraza kuyasanga kuri BTN cyangwa kuri Kigali Today na Kidasamura Movie cyangwa na TV na Kidasamura TV Rwanda. Murakoze cyane, Imana ibarinde ubuzima buzira umuze. Kora subscribe na mutara kwa subscribe ni impunga.